Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubushize nababwiye ko tuzareba kuri uru rwandiko rwandikiwe itorero ry'i Perugamu kugira ngo dusobanure gatoya icyo iri torero ryagombaga kurwana nacyo, tubihuze n'icyo uyu munsi tugomba kurwana nacyo kugira ngo tutazisangwaho umugayo mu gihe nk'iki ngiki cy'iminsi y'imperuka. Reka dusenge. Umwami Imana yacu urakoze, uduhaye umugisha nanone. Uyu munsi ntusanzwe Kristo kuko ushaka kuvugana n'ubwoko bwawe. Ni wowe ufite imbaraga zose zo gusobanura ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rifite ububasha bwo gukora umurimo udasanzwe mu mitima yacu. Ngwino ukore, turakwizeye Yesu. Amen. Haleluya. Yohana yandikira itorero ry'i Perugamu, araribwira ati, Yesu Kristo arabanza aramubwira ati, mfite inkota ityaye mu kuboko kw'iburyo. Haleluya. Aravuga ati, andikira itorero ry'i Perugamu, nzi ko aho uba ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, kandi nakurikiranye ubuzima bwawe, mbona ko iwanyu hari umugabo witwa Antipa. Antipa ni itsinda rito ry'abantu bari muri iryo torero barwanyaga umwuka w'ubuyobe uhakana Kristo. Hanyuma aravuga ati, yiciwe iwanyu bamuhora izina ryanjye, ariko mfite ibintu nkugaya. Haleluya. Ndakugaya yuko wakundiye inyigisho z'ibinyoma, ugakundira ntugenzure, ntumenye abo bantu barwanya ukuri ariko bari hagati muri mwe. Haleluya. Ikindi kintu iri torero ryabwiwe nuko ryahishuriwe ko abo bantu babana nabo, abo bantu bagendana nabo, bariho umwuka wa Yezebeli. Numvaga cyane nshaka kuvuga ko uyu mwuka wa Yezebeli ni umwuka ukorera mu itorero, ariko wambaye ishusho imeze nk'aho ari umwuka w'ububyutse no kuramya Imana. Haleluya. Bakristo mushaka guhunga urupfu, mugahunga urupfu rw'iteka no kuzarimbukana n'ubuhanuzi w'ikinyoma, ndabakangurira kumenya icyo iri torero ririmo kubwirwa ry'i Perugamu, ko ari ikintu kirimo no kubwirwa itorero ry'uyu munsi. Hari abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti, hari abafashwe n'umwuka wa Yezebeli. Uyu mwuka wa Yezebeli arabahishurira ati, ni wa mwuka wayobeje Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa. Uyu mwuka wari uteye uti? Uyu mwuka wa Yezebeli ni umwuka watangiye imirimo ubwo Abisiraheli bavaga mu gihugu cy'Egiputa. Satani ahora agira uburyo bwo guhimba intwaro zo kurwana ngo arwanye itorero. Haleluya. Afite uburyo bwo kurwana ngo arwanye itorero, agahimba uburyo
iyo uburyo bumwe bunaniranye ashobora guhimba ubundi. Uyu mwuka rero wavutse igihe Abisirayeli bavuga mu gihugu cy'Egiputa. Muribuka yuko hari umugabo bita Balamu wahamagariwe n'umwami Baraki kuvuma ubwoko bwa Isiraheli. Hanyuma ngo igihe yajyaga kubuvuma, Uwiteka ashyira amagambo y'umugisha mu kanwa ke. Agerageza kubuvuma gatatu biramunanira. Amaze kunanirwa kubuvuma, arahindukira ajyana n'umwami wamuhamagaye ngo aze kumuvumira ubwo bwoko. Aramubwira ati, kuki ibyo naguhamagariye, ibyo naguhereye ibiguzi atari byo wakoze? Aramubwira ati, nagerageje gatatu kose kuvuma ubu bwoko ntibyakunda, kuko ari ubwoko bw'Uwiteka Imana yabuhaye umugisha. Ndetse mu gice cya nyuma cyo kubavuma, Balamu yarahanuye umugabo wari uriho umwuka wa gipfumu, umwuka w'Imana umuzaho, ahishurirwa uko ubwoko bwa Isiraheli butavumika, abuvugaho amagambo y'ubuhanuzi bukomeye kugeza n'ubwo abona Kristo afashe inkoni y'ubwami abuhagaze hagati. Akenshi ubuhanuzi bw'uyu mupfumu abantu bajya bashaka kubwitiranya bajya bamwibeshyaho ko yaba ari umukozi w'Imana ukurikije amagambo yavuze mu gice cye cya nyuma cyo kuva mu bwoko bwa Isiraheli. Ariko ni umwuka w'Imana wamuhanzeho, ariko uyu yari umupfumu. Bamaze gutandukana baze ati, kuki utavumye naraguhamagariye kuvuma? Aramubwira ati, ubu bwoko ntiwabuvuma, umwami wabo aba hagati muri bwo, abubunze hagati nk'intare y'inkazi, afite inkoni y'ubwami iri mu kuboko kwe, si ubwoko buvumika. Ariko hari indi nama nakugira, bagitekereza icyo bakora, uyu mupfumu n'uyu mwami, noneho aho niho umwuka wa Yezebeli wahise utangira imirimo. Igitekerezo kivuye kuri Satani n'abadayimoni be kinjira muri Balamu. Noneho avugana na Baraki aravuga ati, ubu bwoko uwabushukashuka akifatanya nabo, akabatumira, agasangira nabo, bakarya ibyo kurya byaterekerejwe, bagasambana n'abakobwa banyu, Uwiteka Imana yabo yazabavaho, noneho bakarimburwa n'umuvumo Uwiteka yabirimburira. Uko niko byagenze. Uyu mwami yarabatumiye, batangira noneho kuzajya bifatanya nawe muri ibyo birori. Niho indwara ya mugiga yaziye. Tubona Finehasi akora umurimo wo gufuha, yica mwene wabo amutsinze mu ihema, yazanye indaya y'umumowabu kazi. Hanyuma ubwo bwoko burarimbuka, ariko Uwiteka arabaramira akoresheje Finehasi. Noneho Isiraheli irakomeza, ariko aho hantu bahatakaje abantu batari bake, bishwe n'igitekerezo cy'umwuka wa Yezebeli. Ngaho rero umwuka wa Yezebeli watangiriye, kandi nguko uko umwuka wa Yezebeli wakomeje kujya ukora imirimo. Tubona igihe cya Ahabu, umwuka wa Yezebeli ukora umurimo ukomeye, ubwo wayobyaga Isiraheli ukica n'abahanuzi b'Uwiteka, ariko wiyita umwuka w'ubuhanuzi kandi wiyita umwuka w'ukuri. Uyu mwuka rero niwo itorero ry'Iperugamu warinjiye urarifata. Ntiwapfa kuwumenya udafite amaso y'Imana, kuko kenshi abantu buzuye uyu mwuka bagira ububyutse busa naho bakunze itorero cyane, ari abanyamwete, aba barara mu mazi basenga, aba barara mu mashyamba, aba bavuga cyane, ariko bagaragara cyane, ariko muri bo harimo umwuka w'ubuhanuzi bw'ibinyoma, umwuka wo gutandukanya abantu n'Imana hakurikijwe kubayobya, hakurikijwe ibinyoma. Akenshi rero uyu mwuka uba ari umwuka ujyanye n'ikinyoma, ariko ari umwuka ujyanye no gusambana. Bene data nagira ngo munyumve, abantu benshi
batangiye binjiwe n'uwo mwuka wa Yezebeli. Ikizawukubwira, buhoro buhoro ushobora kugira umwete wo gusenga, ariko umutima wo gutinya icyaha ukagenda ugabanuka mu mutima wawe. Umwuka wo gutinya icyaha ukagabanuka, umwuka wo gusambana ugatangira kugufata buhoro buhoro, umwuka wo kubeshya ukagufata buhoro buhoro. Waba uri aho ugatangira gutekereza ibyo ukwiriye kubwira abantu ko wabahanurira, ugatangira kuvuga amarangamutima akakubwira ngo vuga ngo Uwiteka aravuze kandi ntacyo avuze. Wareba ibintu bikagutera kuvuga ngo Imana irakubwiye kandi bimwe ari ibyo ubonye cyangwa ari ibyo watekereje cyangwa ari ibyo wabwiwe. Uyu mwuka rero ugaragara nk'umwuka w'ububyutse, ugaragara nk'umwuka w'imbaraga, ugaragara nk'umwuka utera abantu umwete, ariko uyu mwuka ni umwuka wa Yezebeli, umeze nk'aho ukunze itorero, wifatanije n'itorero, ariko ugamije gutwara abantu mu rwobo rw'igehinomu, kuko ari umwuka wa Yezebeli. Isiraheli ku gihe cya Ahabu bibwiye ko barimo gukorera Imana, kandi bibwira ko bari mu gihe cy'ububyutse, kuko bagize abahanuzi 850, Abashera n'Ababari batungwa na bageti ya leta, bakora umurimo wo guhanura ku manywa na nijoro. Yezebeli ntiyaryamaga, Yezebeli ntiyasinziraga, Yezebeli yavugaga Imana, Yezebeli yagiraga umwete, ariko agatoteza itorero abinyujije mu buryo bwo kuba karimo kurema imitwe y'ububyutse no gushyiraho ibicaniro by'ibinyoma. Ndabakangurira kugira amaso yo kugenzura. Abantu barabeshwe, babeshwe n'abiyita abahanuzi. Abantu batangiye gutinyuka ibyaha kandi bari ku misozi isengerwaho. Abantu bakoze ibyaha bari mu mazu, mu byumba. Abantu babaye abanyabinyoma. Umuntu wese arumva yakirebamo yuko Imana imubwiye, ariko ibyanditswe byaravuga ngo umuntu wese uvuga ngo Uwiteka aravuze atavuze, uwo ni umukozi wa Satani kandi azarimbuka. Ntukavuge ngo Uwiteka aravuze ntacyo avuganye nawe. Ntukavuge ngo Imana iravuze kuko hari umuntu wakubwiye. Ntukagenzuze ibintu ubwenge bwawe ngo ubyitirire Imana. Urimo urakorana na Satani mu buryo bukomeye. Ntugashake inyungu zituruka mu binyoma byawe. Uyu mwuka wa Yezebeli wari umwuka wafashe itorero ry'Iperugamu. Yesu Kristo arababwira ati, nimumenye umwuka wa Yezebeli, muwugenzure, muwurwanye, kuko nimudakora ibyo ntabwo muzabona ingororano zagenewe itorero. Bene data, ndagira ngo mbakangurire ko muri iki gihe cyo kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, ni byiza cyane kumenya aho mugomba gutumbira. Ni byiza kugaruka ku ndangagaciro z'itorero n'ubuzima bwa Gikristo bushingiye ku kwera imbuto. Haleluya! Ubuzima bushingiye ku kwera imbuto, ubuzima bushingiye ku kurwanya ibyaha no kubitsinda. Nta mwuka w'Imana ukorana n'inkozi z'ibibi. Aho inkozi z'ibibi ziri, umwuka w'Imana arahunga. Aho abasambanyi bari, umwuka w'Imana ntabahari. Aho abanyabinyoma bari, umwuka w'Imana ntabahari. Nuko ikidukwiriye ni iki? Ni ukugenzura uyu mwuka wa Yezebeli umeze nk'umwuka utera ububyutse, ariko ari umwuka w'ibinyoma. Iki nicyo Iperugamu babwirwaga. Nsoze gato mbabwire kuri iyi mpamvu yatumye avuga ati, aho utuye niho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Perugamu ni umurwa cyangwa ni umujyi watangiye guturwa nyuma y'uko umwami Nebukadineza, umwami w'i Babuloni, aciye iteka. Igihe umwami w'i Babuloni yacaga iteka ry'uko abapfumu n'abarozi n'abashitsi bakwiriye gusenga Imana ya Daniyeli, Meshake na Bedenengu na Sheduraka, igihe bari bamaze kuva mu itanura ry'umuriro, yari abonye ibitangaza inshuro zigera ku nshuro 3, abona ukuboko kw'Imana isumba byose, bitewe n'abayuda b'abanyagano babaga i Babuloni, barimo Daniyeli na bagenzi be. Ariko igihe bavaga mu itanura ry'umuriro, yabonye
ukuboko kw'Imana mu rwego rukomeye, bituma noneho aca iteka kandi araryemeza, aravuga ati umuntu wese utazasenga Imana ya Daniyeli na Meshake, Abedenego na Sheduraka acibwe, ntazabeho mu gihugu cyanjye. Perugamu rero ni barahahungiye, hari ishyamba, hari hataraturwa. Bafashe urugendo, abantu bumvaga ko batagifite aho baragurira mu buryo bw'umudendezo, iby'ubupfumu umwami arabiciye. Icyo bakoze ni uko bakoze urugendo rwo guhungira muri Aziya ntoya, bajya i Perugamu, batwarayo ibigirwamana byabo, batwarayo imirimo yabo y'ubupfumu, ndetse banagezeyo bahashinga ishuri ryo kuragura no guterekera, bahagirira umudendezo uhagije wo gukora ibyo imitima yabo yashakaga, bayobowe n'umwami wabo Satani. Igihe rero barimo kwandikirwa ibi bintu, Yesu yibukije ko azi uwo mujyi, ishingiro cyangwa se inkomoko y'abaturage baho. Azi ko aho hantu hamurikiwe Satani, azi ko uwo mujyi watangiwe guturwa n'abantu bajyanyweyo no gukora imirimo y'ubupfumu, bahunga umwami Nebukadineza iteka yaciye. Perugamu rero uko niko uwo mujyi watuwe kumara imyaka itari mike, ariko Imana izi icyo gihango kibi Perugamu nicyo yise intebe y'ubwami bwa Satani. Hari ibigirwamana, hari amashuri y'abapfumu, ahantu hose hamurikiwe Satani, ibintu byaho byaraterekererewe, ariko itorero rirahari. Mu gihe gikwiriye itorero rirahari, mu gihe gikwiriye hageze ubutumwa, mu gihe gikwiriye umurimo w'Imana urimo urahakorerwa. Barabwirwa rero ngo mube maso, mugenzure umwuka wa Yezebeli utazabatwara mu kaga gategereje abanyabyaha, itorero rikabura ingororano. Bakristo baho barakangurirwa kumenya icyo barwana nacyo. Nsoza rero uyu mwanya mutoya, ndagira ngo mbwire ngo ntacyo bitwaye kuba waravukiye ahantu habi, mu rugo ruterekera, mu rugo rwasenze abacwezi, mu rugo rwakoreye Satani. Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye kuba baragukizeho inshandago z'abapfumu, ntacyo bitwaye kuba hari ibintu nk'ibyo ucamo. Imana izi aho uva, Imana izi aho uvuka, Imana izi uko ubayeho, Imana izi ibyabanje kukubaho mbere y'uko umenya Kristo. Ariko iki gihe aho kigeze, genzura umwimerere w'ijambo ry'Imana uyobora ubuzima bwawe. Genzura ukuri kw'ijambo ry'Imana kukuyobore. Haleluya. Genzura uko ijambo ry'Imana rivuga, kandi wubakire ku kintu cyitwa kunesha Satani no kwera imbuto. Ubu Kristo ikimenyetso cyabwo aho kiva kikagera, imbuto y'Imana aho iva ikagera, umurimo w'Imana aho uva ukagera, ikimenyetso cyawo ni ukwera imbuto. Nicyo itorero ry'Iperugamu ribwirwa. Rigomba kunesha, rigomba kugira itsinda rihakana abanyabinyoma, rigomba kumenya umwuka wa Yezebeli kugira ngo rimurwanye kandi rimutsinde. Nicyo uru rwandiko rwandikiwe Perugamu, nicyo Imana yashaka kubwira iri torero. Bene data rero, turakomeje. Nari mfite umutwaro nk'uko nabasezeranije ku gice gishize ko nzaza kuvuga ku by'Iperugamu gato, kandi uyu mwanya turawukoresheje. Dukomeje urugendo ruzadutwara kuri cya gice cya 4, aho tubona ko umurimo w'itorero uzaba urangiye, hasigaye umurimo w'umwami wacu Yesu Kristo n'Imana bwite, ari wo murimo wo guca urubanza. Turabona ko mu gice cya 5 Antikristo ararekurwa gutangira imirimo ye yo kubabaza isi. Abamarayika bararekura inzabya z'umujinya gutangira kubabaza isi. Ariko itorero ririteguye. Muriteguye.
gutangira gutunganya ibidatunganye, gukanguka, kugenzura ibi bintu bitandatu itorero ryasabwaga gukosora. Uko ibi bintu bitandatu twabivuze igihe gishize, ni nako n'uyu munsi biri. Itorero rirasabwa gukosora ibi bintu kugira ngo ribe rishyitse, kuko ibyarwanyaga itorero mu gihe cy'intumwa, igihe ryandikirwaga aya magambo, ni nabyo birirwanya n'uyu munsi. Urwo rutonde rw'ibintu bitandatu tuzongera wenda turusubiremo, mujye mumenya ko ari byo turwana nabyo kugeza igihe Kristo azagarukira. Murakoze, dushobora gusoreza ahangaha kugira ngo tuzakomeze ubutaha, kandi mukomeze mudukurikirane. Ufite icyo yatubaza mu byo tuba tuvuze mu ncamake, yaduhamagara ku murongo uzagaragara ku rubuga rwacu, ndetse sinange jyenyine, hari na bene data dukorana, mwazatubaza rwose icyo mwumva tutasobanuye, kuko dukoresha umwanya muto wo kuvuga, ariko ibyo gusobanura byo dushingiye ku byanditswe birahari. Imana ibaha umugisha. Urakoze Mwami Imana yacu, komeza uru rugendo rwiza rwo kuvugana natwe. Mitima yacu ifite inzara n'inyota byo kunesherezwa nawe, kandi no gukomeza kuyoborwa nawe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen.